kandi urukundo nirwo rwazanye Yesu ko ncunguza urupfu rubi, koko arankunda ndabizi neza, nanje ndamukunda ndamushima, nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo ntakwiye. Inshuti yanjye, wibaza ko urukundo Yesu yagukunze? Reka twisunge ijambo riri muri Yohana igice ca 3:16 havuga ngo, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi ho iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Amen. Inshuti muvandimwe, Yesu Kristo yaragukunze, Imana yacu yaradukunze, bigera ku rwego rw'aho afata umwana wayo w'ikinege iramutanga, aza mu isi kuducungura. Yarabambwe, yarababajwe, yacumiswe icumu, yambitswe ikamba ry'amahwa, kugira ngo wewe witwa umwana w'Imana. Yahaniwe amafuti yawe yose, yishizeho ibyaha byawe byose. Yafashe izina rye arariguha, atora iryawe ryo kwitwa ikivume, ryo kwita igicibwa, araryiha kugira ngo wewe ubabarirwe. Yishizeho amafuti y'abantu benshi, yishizeho amafuti yawe, yishiraho amafuti y'abatware bagutwaye mu gihugu, y'abatware bagutwaye mu mirimo runaka. Yishizeho amafuti y'umuryango wawe wose, amafuti mwaba mwarakoze wewe n'abana bawe, wewe n'ababyeyi bawe, uko umwana kose, amafuti yawe yose yayishizeho. Rero nshuti muvandimwe, menya ko Kristo yagukunze, we gutesha agaciro agakiza yaguhaye, we gutesha agaciro urupfu rwe rwo ku musaraba. Guhesha agaciro urupfu rwe rwo ku musaraba ni uko dukora ibyiza byo gusubira iyo yadukuye, kugira ngo tubashe kugaragaza neza icyo Kristo yakoze, ko ari icy'agaciro kandi tukizi. Murakoze cyane inshuti bavandimwe, mbifurije umugisha kuri uno munsi, mugire umugisha cyane. Murakoze.